Ubundi kera nkiri umwana najyaga numva abakuru bavuga, abantu bakuru bari bazi ubwenge icyo gihe, na n'ubu ngubu biracyavugwa, usibye ko uko umuntu agenda amenya ubwenge agenda asa nk'ubica amazi, ariko maze kubona ko bino bintu bishobora kuba bishoboka ndetse cyane, nubwo mbyirengagiza hari n'abandi bantu bagenzi banjye nabo babyirengagiza, twiyita ko turi abanyabwenge nyamara bishobora kuba bikora. Muribuka nimugoroba ku nkuru nabahaye, nababwiye umusore witwa Tuyizere ukomoka mu karere ka Rusizi, gusa yari amaze iminsi akorera Rubavu ho mu murenge wa Nyamyumba hafi na Buraseri, cyangwa se hariya hafi yo kuri Burarirwa. Uwo musore akaba yaraye yiyahuye, nubwo abantu nyine nta wamushimira kwiyahura, kwiyambura ubuzima burya ni igikorwa cy'ubugwari, nta butwari burimo rwose. Noneho kwiyahura uri umuntu w'umusore w'umujyambere w'imyaka 26, uba wihombeje, uhombeje famiye yawe ndetse uhombeje n'igihugu muri rusange. Uru rupfu rw'uyu muhungu rero ntago ari rwo ngiye kugarukaho, ahubwo ngiye kugaruka kuri mwene wabo cyangwa se mugenzi we w'umugabo. We ntago yenda yari umusore, yari umugabo mukuru uri mu kigero cy'imyaka nka 40, nawe yasanzwe yapfuye. Gusa we ntago yapfuye yiyahuye, ariko nawe ntiwabimenya kuko ntawe uzi aho bamusanze yapfiriye, ntawe uzi uwamujyanyeyo, nta n'uwari uzi icyo yari agiye gukorayo. Gusa iperereza riracyakorwa ku rupfu rw'uyu mugabo ngo bamenye ngo yapfuye gute cyangwa se yishwe n'iki. Uyu mugabo rero wasanzwe yapfuye yasanzwe ari mu kidendezi cy'amashyuza ho mu karere ka Rusizi. Muri iki gitondo cyo kuwa 24 nibwo abaturage bajyaga ku isoko. Abantu bazi ahantu hari amashyuza i Rusizi, hari ahantu hari akayira abantu banyuraho. Abaturage rero banyuraga muri ako kayira bagiye mu isoko kuri iki cyumweru, nibwo babonye umurambo w'umugabo urimo urareremba hejuru y'amazi. Mu gutabaza rero bahise batabaza inzego z'umutekano, batabaza inzego z'ubuyobozi bw'ibanze, ab'umurenge nibo bahise bahagera. Ab'umurenge rero batangaje ko muri aya mazi cyangwa se muri aya mashyuza harimo gaze nyinshi, ariko abaturage bajya kogamo bakaba batajya babyitaho cyane. Ati rero hari ahantu umuntu agera igaze ikaba yarusha ubushobozi umuntu, imbaraga z'umubiri w'umuntu ikaba yamuhitana. Ibi rero bikaba bibaye nyuma y'uko mu mezi 2 ashize nabwo hasanzwemo undi muntu nabwo yapfuye muri ano mashyuza. Bikaba rero bikomeje guteza urujijo mu by'ukuri, ese aba bantu bajya muri aya mashyuza baba bajyanywe no kwiyahura cyangwa se baba bagiye koga bisanzwe, wenda bakibeshya bakagera kure aho umubiri wabo utabasha guhangana n'uburemere bwa gaze buri muri ayo mazi. Haracyakorwa iperereza rero kuko na RIB yahise igerayo ngo bakore iperereza bamenye mu by'ukuri ni iki cyatumye uyu muturage wo mu karere ka Rusizi yicwa n'aya mazi. Ese yagiye kwiyahura? Ese hari amakimbirane yari afitanye n'umuryango akomokamo? Yari agiye koga bisanzwe? Ubwo rero tuzakomeza dukurikirane zino nkuru, tuzagenda tubabwira uko byagiye bigenda.